Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro k'urusenda, aho buri wese turi bumumare amatsiko ku byo yibazaga ku rusenda. Urusenda rufite akamaro gakomeye cyane ku mubiri, rukungahaye ku kinyabutabire cyitwa capsaicin, cyongera ubushyuhe bw'umubiri, bigatuma umubiri ukoresha ingufu nyinshi cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika bwerekanye ko capsaicin izamura umuvuduko w'ibikorwa bya metabolisme cyangwa se ubw'ibikorwa by'umubiri, bityo bigafasha mu gutwika ibinure. Ni byiza ko rero ko buri muntu wese cyangwa se mu bushobozi bwawe wakoresha urusenda mu buryo bwo kugabanya ibinure. Urusenda rero ni rwiza cyane ku bantu bafite umubyibuho ukabije. Bishatse kuvuga ko mu muntu wese ufite umubyibuho ukabije ni byiza ko mu ifunguro rye rya buri munsi akoreshamo urusenda. Ikindi kintu twavuga ku rusenda, urusenda rukungahaye ku budahangarwa mu kurwanya indwara z'umutima. Iriya capsaicin iba mu rusenda ifasha mu kugabanya cholesterol, ibyo twita ibinure, kandi igatuma imiyoboro y'amaraso igira umutekano. Ifasha mu igabanyuka ry'ibyago by'indwara z'umutima, aribyo twita heart attack mu rurimi rw'amahanga, cyangwa se kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Ikindi kamaro k'urusenda, urusenda rufasha mu bwirinzi bw'umubiri. Higanjemo vitamine C na A zifasha mu guha umubiri ubudahangarwa. Urusenda rushobora no gukoreshwa bagabanya ububabare ku buryo iriya capsaicin ifite ububasha bwo kugabanya ububabare mu mubiri, igabanya ububabare bwa rubagimpande, mu rurimi rw'amahanga ni arthritis, cyangwa se ububabare bw'amavi. Capsaicin ishobora gukoreshwa mu kugabanya ibibazo by'uruhu nk'ibihushi. Capsaicin ifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara kanseri z'amara. Ni ngombwa rero ko dufata urusenda ku kigero kiringaniye kugira ngo twirinde izi ngorane zose twabonye. Urusenda rutera umubiri gushyira hanze endorphine. Endorphine ni umusemburo utera ibyishimo no kugabanya umunaniro. Iyo urya urusenda ugira ibyishimo ndetse ugira n'ubushyuhe bw'umubiri. Ikintu tutagendera tutababwiye, nubwo urusenda ari rwiza, nubwo urusenda rufite ibintu byinshi rumarira umubiri, nubwo urusenda ari ingirakamaro, rufite ibintu byinshi bifasha umubiri, ariko ni byiza kurukoresha ku rugero rwiza. Ni byiza gufata rukeya kugira ngo udateza ibibazo by'igogorwa nka aside nyinshi mu gifu cyangwa kuribwa mu mara. Mu gihe rero wagize ikibazo muri ibyo byose, ni byiza kugira inama muganga igihe cyose ufite ibibazo by'ubuzima. Ngira ngo mwabyumviye ko rero urusenda nubwo ruryana, nubwo kururya bigoye, ariko rufite akamaro kenshi gatangaje, rufite byinshi bitangaje rukora ku mubiri wacu. Rero gerageza urye gakeya, urye gake mu rugero kabasha gufasha ubuzima bwawe. Mwakoze kudukurikira, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mutube hafi. Ibiganiro byacu ni ingirakamaro kuri mwe kandi byubaka ubuzima. Mwakoze, mugire ibihe byiza.